tega amatwi mwumve, hari ibintu Imana yarambiwe, icyambere Imana irambiwe amagambo avugwa, Imana mu magambire yarambiwe kandi irambwira ngo hari abatasi mufite ariko bagiye kuzana inkuru z'incamugongo, bagiye kuzana inkuru zitari z'umumaro, ariko abo ngabo Imana irambwira ngo abo ngabo izabavana muri mwebwe, ntago muzagenda, ntago muzinjira mu gihugu. Ubutumwa navuze ko bureba abantu bari mu gihugu cy'u Burundi, ndavuga imvuza bari mu gihugu cy'ubundi, mvugana n'abantu bari kumwe na Dawidi n'abarundi bose nyirizina, aho baba bari ku mugabane kw'isi, hari abari mu Rwanda, hari abari mu bihugu duturanye muri Afurika, hari n'abambutse bafata mu bihugu by'Uburayi no muri Amerika no muri Aziya bagezeho ndabizi. Mwebwe mwese burabareba, niyo mpamvu minsi nari ndi mu masengesho y'iminsi 3 nibwo naje kurota izo nzozi. Reka rero mbere yuko mbwinjiramo turabanza twinjire mu ijambo, bari kumwe aho bari hirya no hino ku isi, niyo duherewe. Hanyuma nagira ngo mbabwire neza impamvu y'aya magambo. Mu minsi ishize nari ndi mu gusenga, nsenga amasengesho y'iminsi 3, abizi neza bigeze no kumbura kuri telefone, ndabizi abenshi barashatse, ariko niyo mpamvu yari ndimo, niyo mpamvu yo masengesho nari ndimo nsenga. Hanyuma nsenga nsabira isi amahoro, niyo ntego nari mfite, nsabira abantu bafite ibibazo amahoro. Hanyuma rero nza kubona inzozi zikomeye arizo ngiye kubabwira. Mbona muri bo nyirizina hacitsemo ubugambanyi, mbona muri bo hacitsemo ibice bibiri. Hanyuma mwako gucikamo ibico bibiri, kimwe gitangira kugambanira ikindi. Bamwe bavuga ngo ni twebwe, bamwe bari ku ruhande rw'ushaka kuba, umwe avuga ngo ni ngewe Dawidi n'undi ngo ni nge Dawidi. Ariko gusobanura amasaka, ije gusobanura amasaka mu rukungu. Irambwira ngo mwahamagawe muri benshi, ngo ariko muri mwebwe harimo abagabo bataraba umumaro. Abo rero nibo ije gukuramo, hanyuma irambwira ngo muzarebesha igihugu amaso, murakirebesha n'amaso, ariko ntago muzagikandagiramo. Ariko urata hari abagabo babiri twasomye, irambwira ngo kugira ngo mumenye ibyo byose mufate amasengesho y'iminsi 2, aho muri hose, ari abari mu gihugu imbere, ari n'abari hanze y'igihugu. Hanyuma Imana irambwira ngo abari mu gihugu ngo mbabwire ngo hari akadeyi mwabonye, mugira ngo niko bimeze, ni akadeyi babakinze mu maso, ariko hari ibindi biri inyuma Imana ije gusobanura. Usengaga rimwe nasenge kabiri, uwasengaga kabiri nayo niyongereho irindi agire 3, ubundi murebe uko Imana aya magambo arambwira ngo nyasomere abanyarwanda muyumve, ngo nubwo hariho abanyarugomo benshi bahagurukiye kubanyaga ibyanyu, bakahagurukira kubanyaga imitungo yanyu, bagahagurukira kubanyaga buri kimwe cyose, ariko Uwiteka ntabwo ari mu ruhande rwe. Bakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunzi ibiganiro byacu, reka tubasuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, tubifurize umugisha w'Imana mwese mudukunda kandi mukanadukurikirana umunsi ku munsi. Reka mvuge ngo ineza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubumeho ndetse n'abanyu bose mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo ku migabane itandukanye. Mwese mukamwumva ureme ndi kuvuga, ndabasuhuje, ndabakunda, mbifuriza ishyanihirwe mu byo mukora byose, mbifuriza umugisha mu byo mwerekezaho amaboko yanyu. Reka nongere ngo Uwiteka Imana nabagirire neza, Uwiteka Imana nabagure, Uwiteka Imana abumvire, kandi Uwiteka Imana abahe iby'imitima yanyu yifuza. Ni bene pamuvugana kuri mikoro, iri ni ijambo ry'Imana, n'ubutumwa bwiza ntacyo kitugenza, nuko kwamamaza Yesu, nuko kwamamaza yuko yapfuye kandi akazuka, kandi ko azagaruka gutwara umugeni we, umugeni wamwiteguye, umugeni wirimbishije
atunganya inzira ze zose. Ngize umugisha rero ndi kumwe na François n'umukozi w'Imana n'umugendererwa w'Imana. Imana ijya imukoresha imirimo itandukanye. Dushimye Imana yuko twongeye kumubona agihumeka umwuka w'ubuzima akiri mu buntu bw'Imana. François uraho neza? Muraho neza. Ni amahoro. Bashoboje ni amahoro. Umeze ute? Turashima Imana. Nawe umeze neza ufite ka morale mu maso arakeye. Yesu ajya abikora. Kandi muri Yesu biremera niko umuririmbyi yaririmbye. N'ubu byaremeye. Ese ko ngihumeka burya uhumeka ibintu byose biba bishoboka. Reka dushime Imana yuko yakurize natwe ikaturinda twongeye guhora tutishwe n'ibyaha. Cyo ni ukuri. Ntabwo ibyaduhega ari uko byari bibuze. Yego. Ariko twongeye guhura ni ukuri tutarapfa twishwe n'ibyaha cyangwa se twishwe n'urupfu nanone narwo rutwishe. Ariko burya urupfu rubi n'ubwo gupfira mu byaha rura rusanzwe uko byagenda kose uwizera Kristo wese ushaka kuzajya mu ijuru wese azarucamo. Ni inzira. Ni inzira. Ahubwo iki urupfu rubi ni ugupfa ugapfira mu byaha. Ese niba turi mu nzira urimo urayigenda mute? Icyo ni ikibazo ngomba kwibaza nawe ukibaza no duteza amatwi akakibaza. Yakakibaza. Ese ko turi hano turushanwa urimo urarushanwa mute? Okay. Imana ishimwe rero ko yabanye natwe twongeye guhura. Dushimye Imana. Dusuje rero umuntu wese uduteza amatwi muri kano kanya katumubwire ngo tuguhaye ikaze mu kiganiro kivuga ubutumwa cyacu cy'uyu munsi. Reka tubwire abantu baduteza amatwi, shaka iminota ingabe wicaye wumve ubutumwa bwiza kuko burakureba nanjye burandeba. Nimba utwaye imodoka niba bigukundira ureba ahantu parika gatoya gato gusa gato wumve ubutumwa bwiza. Ariko kandi nimba uri no mu kazi muri cya kiruhuko cyawe kugira ngo ujye mu bindi bitafite umumaro, fate no video wicare wumve ubutumwa bwiza usubire mu kazi kandi nzi ko Imana iragufasha. Reka tugusabe noneho usuza duteze amatwi nonyiza usenga Imana utugeze ubutumwa bwose Imana yashyize ku mutima wawe. Ni karibu. Murakoze. Reka mbasuhuze mwebwe mwese Abanyarwanda ndabahobeye. Abarundi namwe muravuga ngo turakugumbiriye. Turabagumbiriye mugabo kandi turabakunda ni ukuri. Rero tugarutse imbere yanyu mu gihe kitari gito tumaze igihe tutabonana. Ariko ni ukuri Imana yarahabaye irabarinda natwe iraturinda. Rero turayishimye ko itwemereye ko twongera kubonana. Mumfashe tuyishime kuko amashimwe ni ayayo. Hanyuma rero ngarutse mfite ubutumwa nje kubagezaho. Ubutumwa uraza kunyumva wowe bureba uri mu Rwanda uri no mu gihugu cy'i Burundi. Imana yo mu ijuru ibahe gutega amatwi kandi mu bwakire neza uko buje. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Amen. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Turagushimye Papa, uri mwiza kandi ubera hose icyarimwe. Uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Uyu mwanya rero Data mwiza tugucira bugufi ngo nushyirwe hejuru kandi wamamare. Izina ryawe ryamamare mu isi no mu ijuru kandi ryamamare kuva ku mpera z'isi kugera ku iherezo ryayo. Uyu mwanya nta kindi kitubesheje hano ni kubw'ijambo ryawe n'umurimo wawe. Hanyuma rero turakwinginze ngo wurure kubane nanjye kandi ubane na buri wese ugiye gutega amatwi iri jambo. Mwami mwiza, turasenze ngo ntaba ari twebwe ahubwo aba ari wowe. Izina ryawe ryamamare. Ntaba ari njye uvuga kandi ntaba ari niwumva, twese tubishobojwe nawe mu izina rya Yesu. Ibiduhiga wihige, n'ibiturwanya ubirwanye, n'ibidutera nabyo nubitere mu izina rya Yesu. Twemeye dusengera abarwayi bose ngo bakorere kuko Kristo yarigishaga ijambo yamara kwigisha agakiza n'abarwayi. Turi mu iri jambo rero turasenze ngo abarwayi nibakire mu izina ryawe, badafite ibyo kurya nubahe ibyo kurya mu izina ryawe, badafite aho kuba nubahe aho baba mu izina ryawe, n'abadafite ibyo kwambara nubahe ibyo kwambara mu izina ryawe. Buri muntu wese mu mwanya arimo, Mwami mwiza umutabare kandi uturengerere twebwe twese abatuye isi n'uturengere kandi ugahe amahoro ku isi kuko dukeneye amahoro avuye iwawe. Satani yigwije amahoro ariko dukeneye amahoro avuye iwawe. Ngaho nuturengere kandi turwanire twebwe rero nubaye natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Shalom shalom. Ni karibu. Murakoze kuduha karibu. Nabanje kubasuhuza numva nta bindi byinshi shaka kutindamo, ndashaka ko twinjira mu butumwa nyirizina. Hanyuma ubutumwa navuze ko bureba abantu bari mu gihugu
cy'u Burundi, ndavuga mvuze bari mu gihugu cy'ubundi, mvuga n'abantu bari kumwe na Dawudi n'abarundi bose nyirizina, aho baba bari ku mugabane ku isi. Hari abari mu Rwanda, hari abari mu bihugu duturanye muri Afurika, hari n'abambutse bafata mu bihugu by'Uburayi no muri Amerika no muri Aziya bagezeho ndabizi. Mwebwe mwese burabareba, niyo mpamvu mbabwiye ngo mutege amatwi. Hanyuma n'abanyarwanda bari mu gihugu imbere bakunda igihugu cyabo. Iyo mvuze ngo bakunda igihugu cyabo nuko hari n'abatagikunda. Mvuze bakunda igihugu cyabo, rero mutege amatwi mwumve ubutumwa burabareba, kandi namwe nubwo mutagikunda burabareba kuko ni igihugu cyanyu. Imana yo mu ijuru idufashe. Rero ibyo byabaye kuyerekwa nagize cyangwa se inzozi narose mw'iyi minsi. Nari ndi mu masengesho y'iminsi 3 nibwo naje kurota izo nzozi. Reka rero mbere yuko mbwinjiramo turabanza twinjire mu ijambo, hanyuma iri jambo ryo rigiye kutwinjizamo. Udusomere amagambo dusanga mu Kubara 14. Mu Kubara 14 niho tugiye gusoma iki gitabo cyo kubara, kiri mu bitabo 5 bya Mose. 14 uradusomera uhereye ku murongo wa 36 ugeze ku wa 45, uradusomera gake kwa kundi nawe uzi tugendana. Babagabo Mose yatumye gutata igihugu. Amen. Umva uko ijambo ritangiye ritubwira ngo babagabo Mose yatumye gutata igihugu, bari abagabo 12. bakagaruka bakabara inkuru y'incamugongo, hanyuma bakagaruka bakabara n'inkuru y'incamugongo y'icyo gihugu. Babara inkuru y'incamugongo y'icyo gihugu, bigatuma iteraniro ryose rimwitotombera. Hanyuma abo bagabo batumye iteraniro ryose rimwitotombera, ariko utangiye tuvuga ko bari 12, ariko 12 ni abatumwe, ariko 2 ntago bazanye inkuru y'incamugongo. 10 nibo bazanye inkuru y'incamugongo, 2 ntago bazanye inkuru y'incamugongo, 2 bazanye inkuru nziza. Abo bagabo babaze inkuru y'incamugongo y'icyo gihugu. Hanyuma abo bagabo babaze inkuru y'incamugongo y'icyo gihugu, bicirwa na mugiga imbere y'Uwiteka. Hanyuma ijambo riratubwiye ngo bicirwa na mugiga imbere y'Uwiteraniro ry'Uwiteka. Ariko Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune abari bo barokoka mu bagiye gutata icyo gihugu. Hanyuma abo ngabo abo 2 nibo barokotse. Tubonye Yosuwa mwene Nuni nande wundi na Kalebu mwene Yefune abari bo barokoka. Abo ngabo abari bo barokoka mu bagiye gutata icyo gihugu, bose. Mose abwira Abisiraheli bose aya magambo. Abantu barababara cyane. Hanyuma abantu barababara cyane. Bazinduka kare mu gitondo. Bazamuka umusozi bawujya mu mpinga. Hanyuma bati bageze mu mpinga, umva uko bavuze. Dore turi hano turazamuka tujya aho Uwiteka yasezeranije kuduha, twakoze icyaha. Dore turi hano turazamuka tujya aho Uwiteka yasezeranije kuduha, kandi twakoze icyaha. Yego. Mose arababwira ati, hanyuma Mose ababwiriye amagambo mugiye kumva. Mucumurira itegeko ry'Uwiteka. Ni kuki mucumurira itegeko ry'Uwiteka? Icyo mukora ntikiri bugende neza. Icyo muri bukore ntago kiri bugende neza. Ntimuzamuke kuko Uwiteka atari hagati muri mwe. Hanyuma Mose arababwira ngo ntimuzamuke kuko Uwiteka atari hagati muri mwebwe. Mutaneshwa n'ababisha banyu. Hanyuma mutaneshwa n'ababisha banyu. Yego. Muri busangeyo Abamaleki n'Abanyakanani. Muri busangeyo Abamaleki ndetse musangeyo n'Abanyakanani. Mwicwe n'inkota. Hanyuma mwicwe n'inkota. Kuko mwasubiye inyuma ntimukurikire uko Uwiteka abayobora. Kuko mwasubiye inyuma ntimukurikire uko Uwiteka abayobora. Biri butume Uwiteka atabana namwe. Ibyo ngibyo byonyine biri butume Uwiteka atabana namwe. Maze abo barasuzugura bazamuka ngo bajye mu mpinga y'umusozi. Maze abo ngabo barasuzugura barazamuka ngo bajye mu mpinga y'umusozi. Ariko isanduku y'isezerano ry'Uwiteka na Mose
ntibava aho babambye amahema. ariko isanduku y'isezerano hamwe na Mose ntago bigeze bava aho babambye amahema. Maze abamaleki bamanukana n'abanyakanani, maze abamaleki bamanukana n'abanyakanani batuye kuri uwo musozi. hanyuma bari batuye kuri uwo musozi, barabanesha, baraboreza, bahagera ihoruma. barabanesha, baraboreka, babageza ihoruma. yego, mwakira ijambo ry'Imana. Aya magambo duhereho arareba umuntu witwa Dawudi w'i Burundi, nabo bari kumwe aho bari hirya no hino ku isi, niyo duhereho. hanyuma nagira ngo mbabwire neza impamvu y'aya magambo. Mu minsi ishize nari ndi mu gusenga, nsenga amasengesho y'iminsi 3. abizi neza bigeze no kumbura kuri telefone, ndabizi abenshi barashatse, ariko niyo mpamvu yari ndimo, niyo mpamvu yo masengesho nari ndimo nsenga. hanyuma nsenga nsabira isi amahoro, niyo ntego nari mfite, nsabira abantu bafite ibibazo amahoro. hanyuma rero nza kubona inzozi zikomeye, arizo ngiye kubabwira. nazibonye mu byiciro bibiri, ariko mpereye ku izi ngizi kwaba ngaba bari kumwe na Dawudi mu gihugu cy'i Burundi. hanyuma mbona muri bo nyirizina hacitsemo ubugambanyi, mbona muri bo hacitsemo ibice bibiri. hanyuma mwako gucikamo ibice bibiri, kimwe gitangira kugambanira ikindi. bamwe bavuga ngo ni twebwe, bamwe bari ku ruhande rw'ushaka kuba, umwe avuga ngo ni njyewe Dawidi, n'undi ngo ni njye Dawidi. ariko mbona Imana yo mu ijuru inyereka hacitsemo igikuba, hacitsemo ibice bibiri, ariko irambwira ngo kimwe ntabwo kivuye ku Uwiteka, kuko kimwe ni icy'ubugambanyi. kimwe ni icy'ubugambanyi, kimwe kigambiriye gusenya ikindi. ariko Imana irambwira ngo mbabwire ngo muhumure, kuko Imana ije gukora akazi kayo, ije gusobanura amasaka, ije gusobanura amasaka mu rukungu. irambwira ngo mwahamagawe muri benshi, ngo ariko muri mwebwe harimo abagabo bataraba umumaro. abo rero nibo ije gukuramo, hanyuma irambwira ngo hari ab'umumaro, muzabyirwe uko mugiye kugumana nabo. ikindi cya kabiri irambwira ngo abatari umumaro, ngo mugiye kubabona, babagambanire mu bibone, kandi Imana yo mu ijuru irambwira ngo ntago izabarebera izuba, kuko ino kubica izabica. mujya muvuga ngo Imana niyicana, ariko Imana iricana. iyo bibaye ngombwa ukitambika umugambi w'Imana, Imana irabanza ikawukura mu nzira, kuko nta mpamvu yo kwitambika umugambi w'Imana. aba bantu musuzugura, aba bantu mushaka kugambanira, bari mu mugambi w'Imana. hanyuma rero niyo mpamvu twari turimo ndimo nsobanuza iby'ayo magambo, nibwo iby'izo nzozi nari maze kubona mucitsemo ibice bibiri, nibwo nahawe ariya magambo tumaze gusoma yo mu gitabo cyo kubara, igice cya 14 umurongo wa 36 kugeza 45 niho twasomye. hanyuma hatubwiye inkuru z'abagabo 12 bagiye gutata igihugu cy'i Kanani. namwe hari abatasi mufite, ariko bagiye kuzana inkuru z'incamugongo, bagiye kuzana inkuru zitari z'umumaro, ariko abo ngabo Imana irambwira ngo abo ngabo izabavana muri mwebwe. ntago muzagenda, ntago muzinjira mu gihugu bakiri kumwe namwe, kuko nta kiza babazanira, kuko nta kiza kibarimo, ahubwo kibarimo n'ubugambanyi gusa. hanyuma ngo irambwira ngo mbwire wowe Dawidi, ntago ndakuvuga, sitwanakusingoma no kwirwa tukuvuga, ariko nawe uriyizi, ngo umenye ayo makuru neza kandi uyakurikirane neza. hari usubira inyuma urebe mu bintu byigeze kuba mu minsi yashize, by'abantu bamwe bashobora kuba barafungiwe ahantu, nabyo ubirebe ubimenye. niyo makuru mfite nahawe y'ikimenyetso. hanyuma irambwira ngo nkubwire ngo numara gutekereza ibyo ngibyo ugasanga ari byo byarabaye koko.
umenye neza ko abo bantu muri kumwe b'intasi, abo bantu benshi bazazana inkuru z'incamugongo ko muri kumwe, kandi ko Imana yo mu ijuru nabo nubwo muri kumwe ije kuba gukura iruhande, ije kubigiza iruhande, ize kubigiza iruhande rwawe, ibavana iruhande rwawe, kuko ntabwo ari umumaro. Hanyuma aba bantu nguko ubutaka uko biciwe, twasomye amagambo avuga ngo abazanye inkuru z'incamugongo zitari z'umumaro ngo biciwe na mugiga imbere y'iteraniro rigari. Imana irambwira ngo muzarebesha igihugu amaso, murakirebesha n'amaso, ariko ntabwo muzagikandagiramo. Ariko urata hari abagabo babiri twasomye bazanye inkuru y'umumaro. Abo ngabo nibo bahembuye ubwoko bw'Abayisiraheli, bongera kubugaruramo ibyiringiro. Hanyuma irambwira ngo mu batasi ufite harimo baje kukuzana inkuru z'umumaro, izo ngizo z'umumaro zitari z'incantege barizugenderaho, barizugenderaho kandi ukomeze inzira yawe, kuko Uwiteka aragushyigikiye. Hanyuma irambwira ngo mbwira undi muntu nawe wiyita Dawidi, uyu nguyu rwose irambwira ngo mubwire ngo wasuzuguye Imana kuko wanze kumva ibyo Imana yakubwiye. We ntabwo ari wowe Dawidi turi kuvuga, ntabwo ari wowe Dawidi turi kuvuga. Icyambere uriyizi nawe ubwawe. Hari amagambo atumye Imana nta cyizere kigufitiye uko ntukiri Dawidi. Twigeze tuvuga ngo twarakwandikiye turakubaza ngo amakuru aya n'aya, ariko ibyo warabisuzuguye ubirengaho, hanyuma ugerekaho n'andi magambo atari meza wavuze. Ntabwo uyavuga nari impari, ntabwo nzi niba igihe wayavugiye, ariko ayo makuru naje kuyamenya ko wayavuze. Hanyuma irambwira ngo yagushyize akadeyi mu maso k'umuntu ukubwira ngo ni umwamikazi, kandi ngo uwo muntu ni Umunyarwanda. ngo ako niko kadeyi Imana yabanje gushinga mu maso. Ariko Imana yo mu ijuru irambwira ngo yarakurakariye, ngo usubize, yarakurakariye ngo nushaka ugarukira aho ngaho, nutagarukira aho ngaho igihugu uzakirebesha amaso, uzakivuga ku munwa, ntabwo uzakigeramo. Amen. Uzakirebesha amaso, ntabwo uzakigeramo. Hanyuma rata wowe Dawidi nyirizina, Imana igufasha ukuboko, kuko uracyari mu nzira neza. Abo bose n'abo Satani yagiye atambika mu nzira yawe kugira ngo bakubuze gutambuka, kugira ngo bakubuze kugenda, kugira ngo bazane ibirangaza, bakubuze kugenda urugendo rwawe uko waruteguye. Hanyuma irambwira ngo wirinde gutoragura ibyo usanze mu nzira byose, kuko hari igihe ngo hari byinshi Satani yanyagije mu nzira bikubwire ibyo kukurangaza. Abazana inkuru zose baza kukubwira inkuru zose ngo ubanze uzicekinge, ubanze umenye neza ko arizo, kuko hajemo n'abo Satani yanyagije, hajemo n'abatambitse mu nzira, hajemo n'abo akoresheje kugira ngo bakubuze kugera ku mugambi wawe. Ariko ukomere. Imana yigeze ivuga nanjye irambwira ngo nkubwire ngo gufasha ukuboko. Imana yigeze ivuga nanjye irambwira ngo nguhe inkoni, warabibonye. N'ubu ngubu niko bikimeze, niko bikimeze. Ntabwo yigeze ijya kure yawe, ntabwo yigeze itandukana nawe, ntabwo yigeze ikukura ku mutima wayo. Kandi irambwira ngo ibyo yavuganye nawe byose ije kubisohoza bidatinze. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, rata igumire mu nzira yawe neza kandi ukore ibyo Uwiteka asaba. Hanyuma irambwira ngo kugira ngo mumenye ibyo byose mufate amasengesho y'iminsi 2, aho muri hose, ari abari mu gihugu imbere, ari n'abari hanze y'igihugu. Hanyuma Imana irambwira ngo abari mu gihugu ngo mbabwire ngo hari akadeyi mwabonye mugira ngo niko bimeze. Ni akadeyi babakinze mu maso, ariko hari ibindi biri inyuma Imana ije gusobanura. Kandi irambwira ngo nimuhumure, ngo uwo yavuganye nawe wese iramurinze,
kandi ngo irinde ijambo ryayo ikarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo rizasohore akiriho. Muhumure rero kandi mukorere mukomere ngo uwasengaga rimwe nasenge kabiri, uwasengaga kabiri nawe niyongereho irindi agire gatatu, ubundi murebe icyo Imana igiye kubakorera. Mugire umugisha w'Imana. Nubwo butumwa nanifite ku Barundi, reka twigerere iwacu. Ndashaka usomera amagambo ari mu gitabo cya Yobu, niyo nshaka usomera. Hanyuma mutega amatwi mwumve, hari ibintu Imana yarambiwe, icyambere Imana irambiwe amagambo avugwa, Imana mu magambire yarambiwe kandi irambwira ngo yanze agasuzugura abanyarwanda basuzugurwa, yanze uruvuga abantu babavuga ngo irabyanze. Dusomera aya magambo wumva iki bigiye kuba kw'abo bantu. Yobu uradusomera igice cya 24 umurongo waho wa 2 n'uwa 3 gusa. Yobu ibice 24 umurongo wa 2 n'uwa 3. Hariho abimura ingabano, hariho abantu bimura ingabano, banyaga imikumbi ku rugomo, bakayiragira, bahuguza imfubyi indogobe yayo, zabo, batwara inka y'umupfakaziho, ingwate. Umurongo wa mbere n'uwa 2. Yego, twayasomye. Ongera usubiremo abantu bayumve. Mu nzira abakene bo mu isi bagakoranira mu rwihisho. Yirukana indushyi mu nzira abakene bo mu isi bagakoranira mu rwihisho, n'ukurikiyeho usome. Komeza. Dore bameze nk'imparage zo mu butayu, bajya ku murimo wabo bakagira umwete wo guhaha, ubutayu babumereramo ibyo kurya by'abana babo, ubutayu bubamereramo ibyo kurya by'abana babo. Abo ni abakene. Dukomeze. Rekeraho ngaho. Aya magambo ariko ongera usubiremo uyu murongo wa 2 n'uwa 3, ongera usubiremo wa 2 n'uwa 3, ongera usubiremo neza. Hariho abimura ingabano, hariho abantu bimura ingabano zabo, banyaga imikumbi ku rugomo, hanyuma bakanyaga imikumbi ku rugomo, bakayiragira, bahuguza imfubyi indogobe yayo, zabo, batwara inka y'umupfakaziho ingwate, hanyuma bagatwara inka y'umupfakaziho ingwate. Amen. Mwumva aya magambo arambwira ngo nyasomere abanyarwanda muyumve, ngo nubwo hariho abanyarugomo benshi bahagurukiye kubanyaga ibyanyu, bakahagurukira kubanyaga imitungo yanyu, bagahagurukira kubanyaga buri kimwe cyose, ariko Uwiteka ntabwo ari mu ruhande rwabo. Rero aba bantu hari ibintu bazabona, abantu bazabona ishyano, abantu bahaguruka kuvuga bakavuga ibyo bumvise n'ibyo batumvise. Abantu bahagurukiye kuvuga iki gihugu naye bazabona ishyano, waba ukivukamo waba utakivukamo, ugahaguruka ukajya kurwana, ukajya gukora mu jisho ry'Imana. Imana irambwira ngo abantu batajya bakorwa mu jisho, ngo wamukora mu jisho igahita izirikurikiye, watunga urutoki gusa Imana igahita izirukurikiye. Irambwira ngo n'u Rwanda niko rumeze, ngo iyo rutunze urutoki ngo ubutunze mu jisho ry'Imana. Hanyuma irambwira ngo nimbabwire ngo umunwa wanyu ni mu ucecekeshe, niba mutawucecekeshe iraza ubufunga. Irambwira ngo mbabaze kare kose ngo mwari hehe, igihugu kitaragira ku rwego kigezeho mwari muri hehe? Ngo mbese murashaka ko cyongera gusenyuka nk'uko cyari cyarasenyutse? Ariko Imana irambwira ngo ntabwo yakwemera ko cyongera gusenyuka, kandi irambwira ngo abarira nimurekeraho kurira, kuko Imana yibereye mu kasi. Imana irimo iratunganya buri kimwe cyose, Imana ije gushyira ku murongo buri kimwe cyose,
kuko niyo nzira n'ukuri n'ubugingo. Hanyuma irambwira ngo abasenze gusenga kwanyu kwarumviswe, ni ukuri kwarumviswe, ni ukuri kwarumviswe, si rimwe si kabiri si gatatu. Ariko irambwira ngo nimutuze umutima kuko itabaye maso mwe ntacyo mwakora. Irambwira ngo ibabereye maso kuko niyo nzira n'ukuri n'ubugingo. Hanyuma irambwira ngo iki gihugu niyo yakigize gutya nta muntu wigeze akigira atya, kandi ngo ibyo yatunganije nta wagira gute, nta wabitunganya nk'uko yabitunganije. Ariko kandi nubwo imeze gutyo dusenge ubudacogora. Ku ijambo rirambwira ngo dusengeshe umwete, ngo kandi abasenga data by'ukuri bamusengere mu kuri no mu mwuka. Amen. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Wese ngeze no ku musozo urata. Nageze ku musozo ariko ndabagira ngo mbanze mbasabire umugisha. Kandi ni ukuri kudukurikira ni umugisha. Kandi ngusaba wowe wumvishe ubutumwa usabwe kubutambutsa ukabuha abandi. Utumva urimi ntabwo bumureba, wareba abarundi n'abanyarwanda gusa, nibo bureba aho bari hose mu migabane bariho, nibo bureba, utarwumva ntabwo rumureba. Ubwo rero ucyumva ubutumwa ubuhe mugenzi wawe, waba uri umurundi ruhe mugenzi wawe, waba umunyarwanda ubuhe mugenzi wawe. Hanyuma Imana yo mu ijuru nibaho umugisha kandi nikomeze bishimire. Reka natwe tugushimire, ariko kandi tutarakurekura hari umuntu ushobora kwita yibaza akavuga ati kuki François buri munsi igihugu cy'u Burundi, ese ni ukugikunda cyane ko buri munsi ukizana ubutumwa, waba ukunda u Burundi cyane kubera iki buri munsi u Burundi? Icyo ni ikibazo ubajije, kandi abantu benshi bafite amatsiko yo kubimenya. Ubundi ubuhanuzi bugira aho bwerekera n'icyerekezo. Rero aho Imana inyerekeje ni aho ngaho nerekera. Ntabwo nigeze mvuga ku Burundi gusa kuko n'ibindi bihugu bivugaho, ariko cyane cyane Burundi, cyane cyane ubwo naho ngaho nyine Imana yerekeje. kubera ikirere impamvu ntabwo yitwe tuyigena. Igihugu cy'u Burundi wabugisengera cyane, akaba ariyo mpamvu Imana iguhishurira ibintu byaho. Niba hari igihugu ufite abavandimwe kubera iki? Abavandimwe ngira i Burundi, ariko iki cyo duhuriyeho kimwe nuko tuvuga ururimi rumwe. Icya kabiri nuko tuva amaraso amwe. Abantu twese tuva amaraso amwe, twese twavuye ku muntu umwe, ariko cyane cyane hari ibintu bijya bimbabaza. Hari ibintu bijya bimbabaza, mbabazwa n'akarengane, bigatuma mfata ibihe byo gusenga cyane. Rero iyo mfashe ibihe byo gusenga nkabasengera n'amakuru ni kwazo. Ese mu Burundi niho haba akarengane cyane, nta bindi bihugu tuzi byo ku isi? Uyu munsi muri Israel na Iran bafite intambara, hagati yabo harimo abari kurengana, harimo abari kubigenderamo. Kuko udasengera ibihugu wenda ngo uyu munsi utubwire uti Israel igiye gutsinda intambara, Iran igiye gutsinda intambara, abari kuharengana bavuga ati nibo nibabyumva wenda, cyangwa se urabasemurira avuga ati ko muhumure hari icyo Imana yabavuze. Kuko utari gusengera ibyo bihugu ugasengera u Burundi niho hari akarengane gusa? Icyo nacyo turakigarukaho, ibyo nabyo turugira igihe tubigarukeho kuko hari ubutumwa bwaho mfite. Ariko ni ku gihugu cya Israel ngira ngo nigeze nkivugaho rimwe, nigeze nkivugaho ko n'Imana yaciye ku ngoma umuyobozi ukiyobora, nigeze mbivugaho. Rero buriya hari impamvu Imana iba yatanze amakuru nk'ayo ngayo. Birimo bigenda biba, birimo biraba mu gihe ibyo byose byavuzwe. Rero biterwa n'icyiciro wagezemo cyo gusengera n'amakuru ubona Imana yakweretse ugafata igihe cyo kuyasengera. Rero mu iki gihe ngewe amakuru nagiye mbona mu ntangiriro z'ubuhanuzi bwanjye yagiye azara i Burundi, ni nayo cyatumye ninjira cyane gusengera iki gihugu cy'u Burundi, gasengera n'igihugu cyacu cyane. Ngira ngo mu kiganiro duheruka hari n'ibindi bihugu nagiye nkomozaho, ariko buriya uko ubutumwa buje niko tubutambutsa. Nigeze mvuga kuri Mozambique, mvuga ngo Imana ije kuhanyura ngo ije kubigenza neza, byagenze neza. Umutekano ni wose. Rero nagiye mvuga hari ibihugu byinshi by'Uburayi nagiye mvugaho bigiye kunyurwamo n'iki no kubura umuriro, warabuze.
nigeze mvuga ku gihugu cya Kongo, byinshi nagiye mbivugaho. Rero n'ubundi buhumure uko ibihe bigenda biza, biterwa n'aho Imana yibanza cyane no gutanga amakuru cyane. Amakuru rero duhawe niyo tuzana, ntabwo tuzana iyo tutahawe. Yego. Ariko kandi dusaba n'abantu byibura batubwira ngo itariki, oya twe ntabwo dushinzwe kuvuga amatariki. Imana niyo izi umugambi wayo n'igihe cyayo izasohoreza ibyayo. Icyo nzi ni uko Imana irindi ijambo ryayo ikarinda n'uwo yarebye kugira ngo izasohore areba amaso ku maso, amaso yiwe ari muzima. Byaba none byaba ejo byaba umwaka byatinda, ariko abo Imana yasezeranije bazagira gute? Bazabona isezerano ryabo basezeraniwe. Yosefu mwibuke, Yosefu arota inzozi ngo abone imiba ya bene se yikubita imbere yiwe ngo ugasigara uhagaze. Wibuke imyaka byaciyemo. Hanyuma ngongera kubona inyenyeri n'ukwezi ngo n'izuba byose bimanuka byikubita hasi. Mwibuke imyaka byaciyemo, ariko byarasohoye. Rero murindire iby'Imana yavuganye namwe, mwikwihuta mutarya imitura. Hari ubutumwa ugera utambutsa ukumva burakomeye, ukumva biteye ubwoba, reka bivuge gutyo. Ese iyo umaze gutambutsa ubwo butumwa ufata umwanya wo kubusengera kugira ngo Imana ibyo igomba kuvanaho ibe yabivanaho? Niba hari ikintu cya mbere nsengera, nirinda kuvuga ngo dusabe ibimenyetso. Ibimenyetso birababaza. Nirinda ikiri ubutumwa bukomeye bwose turasenga Imana ikabukuraho. Rero nawe nujya wumva igikomeye jya usenga Imana igikureho, ariko nudasenga kizakubaho. Ariko twebwe dufata igihe yo gusengera ibintu bikomeye, kuko tuzi neza yuko ibikomeye Imana ijya ibivanaho bikava mu nzira, bikarangira rwose nta gikuba gicitse, bikarangira ari amahoro. Kuko ndabizi impamvu mvuze ngo sinjya sengera ibimenyetso. Nshobora gusaba kuvuga ngo ikimenyetso kikube ngo ni ibikureho, ariko ubona ikimenyetso, wabona ikimenyetso kikajya kukwicaza mu bitaro, wabona ikimenyetso kikaguca akaboko, wabona ikimenyetso kikaguca akaguru. Niyo mpamvu senga avuga ngo Mana ibi ngiye ubikureho n'ibimenyetso ntabyo dukeneye. Ariko kandi nzi ko hari ibyo Imana igenda ikuraho. Icyangombwa ni ukwihana ukamara amazu wamaze kumva icyo Imana ishaka, nawe wakoresheje hanyuma ikakuraho. Yego. Kandi ibintu bikagenda neza. Mu magambo makeya, uyu munsi ubutumwa utambukije ababwumva bakora iki cyihutirwa kugira ngo ibigomba kuvanwaho biveho? Hari abantu mvuze banegirije ubutumwa batuma Imana ibahana. Uyu munsi wa none musenze, Imana yagira gute? Yabababarira. Yabababarira pe. Kuko Imana ni inyembabazi. Nanjye ndimo ndasenga ngo Imana ibababarire, kandi nzi ko izabikora. Yego. Abandi nanone bo gusenga mvuze ngo basenge namwe musenge. Erega ikibi ni ukwinangira umutima. Yego. Kuko Imana ni inyembabazi, ariko iyo wanze kwihana ukanangira umutima, Imana iricira kwica. Reka tugushimire tugane ku musozi w'ikiganiro cyacu. Yego, urakoze. Reka tugusabe noneho mbere yuko tukurekura, ariko birashoboka ko yuko hari wakwifuza yuko muvugana mugasengana, cyangwa se n'indi mpamvu yakwifuza kukuhamagarira. Reka tugusaba utanga nimero za telefone zawe, adresse zawe, nurangiza udusengera Imana tugane ku musozi. Urakoze. Umuntu yifuza ko twavugana arampamagara rwose kuri telefone ngiye kubabwira. Ushobora kumpamagara hari igisobanuro ushaka kumbaza, ushobora kumpamagara ushaka ko tugusengera. Abo dushaka kuvugana gusa mpamagara kuri 7888722338 cyangwa 7888247909. Izo telefone zose uzimpamagaraho kandi ukambona. Hanyuma niyo ushaka ko tugusengera uraduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp aho waba uri hose. Turagusubiza, hanyuma ukatubwira icyifuzo ushaka tukagufasha. Dufite na groupe dusengeramo abari mu rugendo rugana mu ijuru. Ni groupe dusenga, abashaka gusenga rwose tubashyiramo, nta kindi kibaho, ivugirwaho ijambo ry'Imana no gusenga nta kindi. Abashaka kuvuga ijambo ry'Imana mwabuze aho murivugira, ni karibu. Abashaka gusenga mwabuze aho musengera, ni karibu. Dusengera online WhatsApp, hanyuma rwose pe ubishaka turagushyira muri groupe, kandi nutabishaka turagusengera ku giti cyawe. Ibitangaza birakoreka turabizi, hari abarwayi bagiye bakira. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ndabwira ngo iri mu kazi, kandi Imana irakora ku mugaragaro.
rero namwe muze dufatanye umurimo hanyuma murebe kugira neza kw'Imana. Abarwayi barakira mu izina rya Yesu, ntabwo ari izina ryacu, ni izina rya Yesu. Ibitangaza birakoreka mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru ibamugishe. Rero nimero ni nazibabwiye, kandi buri wese ubyifuza mu rwego ashaka kwese, ubujyanama turabutanga, n'ubundi bufasha bwose bwo gusenga turabutanga, kandi tuzi ko imeze neza. Murakoze, Imana yo mu ijuru ibamugishe. Reka tugushimire, urakoze cyane. Reka dusenga. Yego. Mana yacu, uri mwiza kandi ubera hose icyarimwe, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Uyu mwanya rero tumaze gutambutsa ubutumwa bwawe, turakwinginze ngo bugenewe bwose ubagereho mu izina rya Yesu. Ariko mwami mwiza, tukiri mu gusenga, turasenze ngo ababwakira bose ubaye kumva no kumvira, kandi turasenze mwami mwiza ngo imbaraga zawe zibe ku bantu bawe, n'igitinyiro cyawe kibe ku bantu bawe. Hanyuma urakoze, ibiduhiga n'ubihiga n'ibiturwanya n'ubirwanye, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Mugire umugisha w'Imana. Reka tubashimire mwese mwe muduteze amatwi muri kano kanya muri kino kiganiro dusubikiye ahangaha. Iri ni Ishimwe ry'Imana TV hamwe n'Umusaraba TV. Munyarukire kandi mukore subscribe, mudushyigikire mushyigikire ivugabutumwa. Imana ibamugisha ko mubikoze. Shikigaza gikanze kuri subscribe uhere kano kanya ukibikora. Reka mvuge ngo Uwiteka Imana ahire ibikorwa byose uzakoresha ayo maboko mu izina rya Yesu. Ciao, tuzasubira ubutaha.